mumeze mute, nizere ko ibikorwa byanyu biri gukomeza kugenda neza uko mubyifuza, nizere ko amafaranga muri kuyabona. Uyu munsi tugiye kubabwira decentralized exchange 10 ushobora gukoresha mu gihe ukoresha crypto, mu gihe ucuruza cryptocurrency, mu gihe uhererekanya n'abantu cryptocurrency. Mbere na mbere rero decentralized exchange abantu bakunze kuzitiranya na centralized exchange. Iyo uvuze centralized exchange ni exchange woherezanyaho crypto ariko hari undi muntu uri muri control cyangwa ukontorora transaction zikoreshwa. Nk'urugero Binance, za KuCoin, za FTX, za Kraken, ziriya zose ni centralized exchange. Kubera ko ikindi cya kabiri nuko bisaba gukora KYC kugira ngo ufunguremo account. Ariko decentralized exchange zo ni exchange wohereza cryptocurrency nta muntu wa gatatu bijemo cyangwa nta control ibijemo. Ikindi cya kabiri rero nayo itandukanye na centralized exchange. Centralized exchange bisaba gukora KYC kugira ngo wemererwe gufunguramo account, ugiremo konte, wemererwe service, ugashyiramo ya mafotokopi y'amarangamuntu. Ariko decentralized exchange nta email yawe ushyiramo, nta mazina yawe ushyiramo, ntabwo ari ngombwa ngo bamenye amazina yawe, bamenye isura yawe, ibintu byose babikontrole. Ntabwo ari ngombwa ngo ukoreremo KYC. Niho itandukaniye na centralized exchange. Rero nizere ko mwumvise itandukaniro riri hagati ya centralized exchange na decentralized exchange. Centralized exchange ni exchange icururizwaho cryptocurrency ariko hari undi muntu ukontorora transaction mukorana muri abantu babiri. Ni ukuvuga haba hari umuntu wa gatatu. Iyo muri abantu babiri muhererekanya cryptocurrency muzicuruzanya, haba hari undi muntu wa gatatu uri muri control. Naho decentralized exchange ni mwe babiri mwenyine mu muhana cryptocurrency. Ibyiza bya decentralized exchange rero nuko gufunguramo account biroroha. Urumva niba bidasaba KYC, ntibisabe ama email yawe, ntibisabe full identification yawe, urumva ni ikintu cyoroshye. Ikindi cyiza rero cya decentralized exchange nuko gukoramo transaction birihuta cyane gusumbya centralized exchange. Ikindi nuko transaction fees ni nkeya ugereranyije na centralized exchange. Nanone bujya ikintu kigira icyiza kikagira n'ikibi. Kimwe mu bintu bibi nabonye bya decentralized exchange, disadvantage imwe nabonye nuko iyo transaction ifailinze nta muntu wabaza ngo wenda ngo hari support runaka. Nkuko muri centralized exchange ugize wenda transaction igafailinga, ushobora guhamagara wenda abayobozi ba Binance bakakubwira bati kora ibi nibi. Ariko zino decentralized exchange kubera ko nta wundi muntu ukontorora ibyanyu, iyo transaction amafaranga yawe ayobye ubwo nyine biba birangiye. Nta muntu wajya kubaza ngo aragufasha, aragukemurira ikibazo wahuye nacyo muri transaction wakoze. Bitandukanye rero no muri centralized exchange, aho kubera ko n'ubundi bintu byose biba bifite ubigenzura. Iyo uhuye n'ikibazo uramuhamagara akagufasha. Ariko decentralized exchange zo nta muntu baza kuri transaction wenda wakoze nabi, urabyimenyera. Ikindi kintu nakongeraho nuko decentralized exchange zifite security ugereranyije na centralized exchange. Ifite ukuntu yubatse mu buryo bukomeye ugereranyije na centralized exchange. Rero ni exchange nziza ushobora gukoresha bitewe nuko n'ibyo navuze haraguru: transaction yihuta, low transaction fees, kuba yoroshye gufunguramo account, kuba ifite umutekano wisumbuyeho ugereranyije n'ama exchange atandukanye. Ikindi mu gihe ufite nka wallet runaka ushobora kuguramo
ushobora kugura crypto runaka bitagusabye kujya ahandi muri exchange. Ushobora kunyura muri wallet ukayikonekta n'iyo decentralized exchange ugahita ugura cryptocurrency byihuse. Maze rero kubabwira ibijyanye na decentralized exchange hamwe naho itandukaniye na centralized exchange, ngiye kubabwira noneho zimwe muzo wakoresha decentralized exchange wakoresha. Decentralized exchange ya mbere ni Uniswap protocol. Uniswap protocol ni exchange yamamaye cyane, izwi cyane n'abantu benshi mu kugira nayo transaction zihuse, kuba ikindi ikaba iri yizewe kuko ikoreshwa n'abantu benshi. Indi decentralized exchange ya kabiri rero nayo yitwa PancakeSwap, nayo murayizi, nayo ishobora kubivugwaho ko ishobora kuba ari ya nyiri Binance. Niyo mpamvu nayo ikoreshwa cyane mu kugura ama cryptocurrency, cyane cyane yama coin twita shitcoins cyangwa ama altcoins. Hano ibi yafitiye PancakeSwap yama coin abatarubaka izina ngo amenyekane kuri wenda kuri coin market cap bariho. Hano birashoboka ko wayabona ukayagura ku giciro cyiza kuri low fees nkuko nabivuze. Kandi mwibuke ko ikintu nababwiye nuko akenshi kugura coin ukoresheje zino decentralized exchange akenshi ukoreraho transaction ari uko wayihuje na wallet. Urumva ko biroroshye mu gihe wenda ufite Trust wallet yawe cyangwa Binance wallet cyangwa Exodus wallet, nka yama wallet n'ubundi nigeze kubabwiraho. Ushobora kugura cryptocurrency bidagusabye ngo ya transfer kuri exchange runaka, ahubwo ugahita ugura direct ukonexe wallet yawe n'iyi PancakeSwap cyangwa Uniswap n'izindi muragenda mubona, maze ugahita ugura cryptocurrency ariyo yose kuri transaction fees ntoya ugereranyije n'ama exchange. Kuko nubundi iyo uguze cryptocurrency kuri exchange runaka wenda uragaruka kuyibika kuri wallet runaka, urumva hagira igiciro hagira transaction fees gucharginga uri kuyigura, hakiyongeraho n'indi fees baragucharginga wenda uyitransfer bivana kuri exchange ukayishyira kuri wallet runaka, ugasanga izo fees zose ziri kwiyongera. Ariko iyo uguze coin direct binyuze muri aya ma decentralized exchange wa connect na wallet yawe, wumva ko ni ibintu byoroshye cyane. Indi decentralized exchange yitwa DX. Nayo ni centralized exchange ikunze gukoreshwa cyane n'abantu bakoresha crypto, bagura crypto. Iriho ama crypto menshi nkuko mubibona hano, za Ethereum, za Bitcoin, za Cardano, Bitcoin Cash, Dogecoin, Polkadot, Litecoin. Hariho ama crypto menshi waguriraho. Hano muri DX nayo ni decentralized exchange nziza ushobora gukoresha. Indi DX nziza wakoresha yitwa Curve.finance. Nayo ushobora kuza hano ugakonektinga na ya wallet yawe ufite, Trust wallet cyangwa Exodus wallet n'izindi wallet ufite, wangiza ukagura crypto yawe ukayibika muri wallet yawe. N'ubundi nayo ni wallet yoroshye idafite ibintu byinshi cyane byacanga umuntu. Urabona ni ukugeraho uhita ugura crypto utagiye mu bintu byinshi, mu ma option menshi. Ifite utu option dukeya, nicyo kintu nayibonyeho. Ntabwo ishobora gucanga umuntu ajya mu bintu byinshi cyane. Indi rero indi kurikiyeho yitwa Kine.finance.
kaine.finance nayo ni DX nziza imeze neza, yo nabonye ifite n'umwihariko mu bijyanye na staking, itanga serivisi zijyanye na staking, naho ushobora kuyisura ukayikorera ubushakashatsi ukareba ibyayo, ukareba niba ijyanye n'ibyo wifuza gukoresha n'amahame yawe n'ibyo wifuza kuri decentralized exchange. Wasanga ijyanye nuko ushaka ukaba wayikoresha, nayo ni DX nziza. Indi DX ikurikiyeho nabonye yitwa dodo.finance, nayo ni centralized, ni decentralized exchange nziza ushobora gukoresha, ifite na application yayo nziza, nayo ushobora kuba wayikoresha. Indi DX nziza yitwa sun.finance. Iyi sun nayo ni nziza cyane, ushobora kuyiconnectinga na wallet yawe ukaguriraho cryptocurrency bitagusabye guhita kwigora ujya muri exchange runaka, wenda Binance, kuko ni za exchange muzi zisanzwe tuguriraho ama cryptocurrency. Ushobora kuyiconnecta na wallet yawe ugahita ugura direct. Indi decentralized exchange ni yitwa Apollo X, nayo ni decentralized exchange nziza iriho ama cryptocurrency menshi wayiguriraho. Kandi icyiza cy'aya ma decentralized exchange nkuko nababwiye nuko transaction ziba ziri hagati yanyu abantu babiri. Ikindi cyiza nuko iyo uguze cryptocurrency ntabwo umuntu ashobora kumenya ngo ninde uyiguze, kuko haba hagaragara icyitwa address zonyine, kubera ko ntiwashizemo izina ryawe, ntabwo washizemo imyirondoro yawe, usibye kubona iyo address gusa, nta kindi kiba kigaragaza ngo wenda iyi account iyi decentralized exchange yakoreshejwe na runaka, amazina ye, amafoto ye n'irangamuntu. Ni kimwe mu bintu byiza bya decentralized exchange. Indi decentralized exchange nyuma y'iyi Apollo X ni yitwa Perpetual Protocol. Nayo ni nziza, ushobora gutradinga ama crypto agiye atandukanye nkuko muyabona hano ku rutonde. na ama crypto menshi ushobora kuhatradingira no kuhagurira. Hano ugaconnecta wallet yawe n'iyi Perpetual Protocol, hanyuma ugatradinga crypto zawe. Decentralized exchange rero ikurikiyeho niye murayizi mwese, yitwa bitswap.finance. Abenshi murayikoresha ubusanzwe muri kugura Bitcoin Gold, ariko abandi batazi wenda classification irimo, niba ari decentralized exchange cyangwa se ari centralized exchange. Ariko iyi nayo ni decentralized exchange. Urakonectinga wallet yawe, warangiza ukagura cryptocurrency ushaka, cyane Bitcoin Gold iyo ushaka kuyigura cyangwa ushaka kuyigurisha. Ni hano unyura. Bashoramari nizere ko mumenye decentralized exchange, mubonye na zimwe muzajya mukoresha muri kugura cryptocurrency, musobanukiwe n'ibyiza byayo, musobanukiwe naho itandukaniye n'andi ma exchange agiye atandukanye ari centralized nka za Binance izo ngizo. Nizere ko kandi bitewe n'amahitamo yanyu, bitewe nuko mubyifuza, nizere ko muzahitamo izo muzakoresha hagati ya centralized exchange cyangwa decentralized exchange mu gihe muri kugura cryptocurrency zanyu.
ku ma wallet yanyu kugira ngo muziholdinge. Murakoze cyane, mukomeze mugire akazi keza ndetse n'ibyo murimo byose bibahire. Murakoze.